umva icyo gihe hari ibintu uvuye uwawe ntumucya kangugira ibirenge bintu kiranga no fata umwanya umuntu mwumve umurebe hari ibintu bitubaho soro kurota umuntu umuha secret niba yiguhaye menya ngo hari amagambo bakuvuze ukeneye kurinda imvugo yawe ubwo nawe bifitemo uruhare menya icyo uri busabe no ushobora kuba ntabwo ubifitemo ariko abantu barakwanduje nk'umuntu yaguprovoka nawe ukisanga uvuga ati ntibumva se ariko baradutega nshuti cyane aziko umuntu ushobora kubaza ijambo afite irindi ari bugende ushingiraho ushobora kubona umuntu aguhaye iyo chewing cyangwa se aguhaye kaorobit ukabuhekenya mu kanwa bivuze ngo hari impumuro mbi y'ijambo bari bakwitezeho ariko Imana iri kuye ku buzima bwawe muri make icyo uri busabe uri bugihabwe imvugo bigiye kuryohera abantu bose ijambo uvuga riragira agaciro noneho wowe yihaye undi muntu biravuze ngo muri wowe wifitemo amavuta yo gukuraho abantu icyasha babashyizeho wifitemo kugendana n'uwo muntu gusa byonyine watuma uhindura reputasiyo yiwe nka buriya tuvuga gutya nka buriya nk'ubugeri buriya ubona ko uzi ko uri umusore mwiza umugabo mwiza w'Imana ariko buriya hari ikintu gishobora kubaho ntubashe kwihangana burya hari umuntu ubaho wakora ahantu agahita avuga nabi pepe ukaba usa nk'ukoze simbizi ko bibaho ukaba yindi ari umuza ko hari ahantu gato gusa wibeshye ukadomaho bakavuga ukatusa n'umuntu baramucometse bigenze bite kano kanya bakavuga ngo burya nta mbazwa arakazwa n'ibi runaka mugende mukora kumureba ahita kamera yizamuka bakaza bakayijomba ikaguruka rero umuntu aza guhereje cyangwa umuha menya ngo rinda ururimi rwawe hari agatego baguteze kagusenyera byinshi shaka kuguprovoka nakubwiye ngo amaso arareba ntacyo yadutwara amatwi arumva ntacyo yadutwara amazuru arahumuza ntacyo yadutwara ariko akanwa kazana ibyago n'amakarimi kabigasemera gasaya urakoze cyane Imana iguhe umugisha biravuze ngo nimvugo ikindi urota nimugoroba ukabona umuntu mu nzozi wakundaga agufasha ukuboko murazamutse muteye intambwe biravuze ngo aho wari wicaye mu mwijima Imana irahagukuye ariko ibi byose ni ibintu bya prosperity byo kwaguka no gutera imbere mu buryo bufatika buriya gutera imbere si ukubyimba inda n'agatuza gutera imbere no kubyuha mu ikofi mu mibereho no gukemura ibibazo ubundi amafaranga dukeneye nayi kandi bijyana n'imitekerereze ngire ngo yes ubuhindura ndaza kwikubwira n'ubundi yego aho rero uvuga ngo wari waratsikamiwe n'amateka noneho Imana igeze gushyira ahagaragara kugira ngo wakire rya sezerano kuko utambukanye n'umuntu wiyumvagamo wubahaga kandi ukurusha n'ubushobozi apana kubona ukururwa n'ukurusha iki n'uburusha iki ubushobozi ushobora kuba umurusha amashuri umurusha ubundi ko utamurusha icyubahiro n'imbaraga n'uburyo abayeho ku buryo mujyanye wagira agaciro ariko wa muntu uzi ko ari munsi ukabona agufasha iyo tutokesha yego urimo urasubira hasi nakoze ko ari byo urimo urasubira hasi ntabwo arimo gushyira ku yindi level ni inzozi zerekana impinduka mu kwaguka no mu gutera imbere ikibazo nuko bitaza nuko urukundo ukunda Kristo nta ruhari haleluya 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 ubumwe bw'abera ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke mwebwe abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe uruwa agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe mwebwe abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe shalom shalom ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano
ubumwe bw'abera Ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12 tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza. Kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'ubumwe bw'abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'abera bukoreramo. Ubumwe bw'abera Ministries si idini, si itorero, nta nubwo genda no kuba ryo, ahubwo no muragira kwisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe, ariko twita ku bana, Imana ibaha umugisha. Amen. Ni ku bumwe bw'abera Ministries nanone niho ngo haye ikaze. Turi ku munsi wa 4, ku munsi wa 4 wo gusobanukirwa inzozi nziza z'umugisha. Nyuma y'ejo hari ibyo twumvise, ariko nanone turakomeje kuko muri cya cyumweru twihaye ibintu bigomba kugenda neza. Nanabaha ikaze mwese abadukurikiye, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abantu bari mu bihugu by'Abarabu bajya batwandikira muri Amerika, Australia, ahantu hose hatandukanye ku mugabane w'Uburayi. Turabashimira cyane. Amazina yanjye ni Jerry, ndagarukanye na Mushumba kuri uyu munsi wa 4 wo gusobanukirwa inzozi z'umugisha. Mushumba, zizana impinduka. Ikibazo kiracyari cya kindi, kukinzirota sinkubona. Bigenda bite, bipfira he? Twabishubije ku kitigano cyese kuwa 2, bipfira kuri wowe. Yego. No kudashyiramo ubwenge no gushakira inama aho zitari. Dusuje na Elizabeth uri mu cyo gihugu. Yego. Harya ni Elizabeth yari muri Oman cyane. Abantu bari muri Oman, Saudi Arabia, hari n'abandi bari muri za ntuze bajya bampamagara bari muri za Iran, za Iraq. Rega no kuri abanyarwanda bari ahantu ho n'abarundi cyane. Rega ubumwe bw'abera nta kibazo gihari. Icyambere ubumwe bw'abera ntabwo ari idini. Nta nubwo ryenda kuba ryo. Yego. Nta n'umugambi wo kuryita idini. Ubumwe bw'abera ni nk'inzu y'ibitabo umuntu aza agasoma akigira muri gahunda ze. Nge shima ko waba wejejwe mu itorero uherereyemo. Ubundi se icyo gitoraje nshinga. Nge nshima ko umugisha waza mu muryango abantu bagatera imbere. Nta shyari, nta mururumba, nta nduru. Yego. N'abari ku rubuga rwanjye barabizi, sinkunda ibintu byinshi. Yego. Burya ku rubuga rw'iwanjye tujya dusaba inkunga. Oya. Tuvuga ngo oya, agari sociale. Kuko ndagira ngo yenda sinzi ko Imana izanshoboza. Nkeneye ibintu bitatu Jerry. Nkeneye umuntu ko agira ibintu bitatu. Yego. Cyambere kumva ko ariho kuko Imana yashatse kwabaho, atari impanuka. Yego. Kabiri, akamenya ko nta muntu n'umwe umubereyeho. Wagomba kwirwanaho, agaca mu nzira y'inzitane, ariko akabigera, agasohoka mu kibazo kandi Imana ikamushyigikira. Icya gatatu ni ukumenya ko Imana itamutereranye. Nubwo ari muri iyo, ntago yamutereranye muri izo nzira zimeze gutya. Icya kane, yirinde guhuza Imana n'abantu. Niba ari ubuhemu bw'umuntu, wibyita ngo ni Imana, ngo yarandetse, yaranjugunye, iraguta se murapfa urubibi rwo murapfa urubibi, iraguta se niwe wamanuye, niwe wisha abantu, iraguta se niwe wamanitse Yesu, iraguta kugira ngo yunguke iki? Ririmba umwami Yesu ankunda ndamahoro. Yego. Ahubwo Jerry, manumva rero byingiye mvuga bitekereje, ubundi urukundo ni reciproque, ni mpangohe. Yego. Ibitangaza Kristo agukorera bingana n'urukundo mukunda. Ni kuvuga ngo iyo ubona nta gitangaza uko ubona nta rukundo. Rega biba yaravuze ngo abakunda Imana nibo bamenywa nayo. Ibi narabisobanuye ku rubuga. Nongere bamenywa nayo. Nongere mbivuge. Nongere ubivuge. Yohani yari intumwa Yesu waga mu gituza cya Yesu cyane. Aho yajyaga hose barajyanaga. Kugera ubwo Yesu ajya mu rupfu, Yohani baragendana. Kaisariya kwa Pilato, ngo kugera ubwo bagirana ku musaraba. Bakiri kumwe. Ba Petero baciyeho, ba Yakobo ntawe uzirengero, kereka nyina wa Yesu na Yohana nibo basigaranye nawe. Yego. Arangije Yesu agiye gupfa, avuga ijambo rikomeye, avuga ngo mubyeyi, dore umwana.
nawe mwana dore nyoko. Yesu arigendera amusigira umurage ukomeye. Yohana ageze ku kirwa Patimo bari bagiye kumufungirayo. Ni ijambo ndi kwigisha muri iyi minsi riryohera ngo urugendo mwagendanye na Yesu nibwo azakwishyura ugeze mu byago. Urugendo mwagendanye na Yesu nirwo azakwishyura ugeze mu byago. Yohana bamukojya kumujugunya ku kirwa Patimo, bajyanaga ubundi Patimo havaga kwari kuza gutwara amagufa abapfuye. Akigera ku kirwa Patimo ahasanga intumbi shyashya, ahasanga amagufa yumye, ahasanga mbega ahantu hataba ubuzima. Ngo arangije ngo yumvijwe inyuma kuko bagena Yesu kugera ku rupfu rwe. Yesu nawe amusanga aho bapfira, aramubwira ati ntugipfuye. Ijambo ndi kwigisha umuriro ukaka muri iyi minsi. Ubushuti ufitanye na Kristo nibwo ruzagukura mu bibazo. Amusanga ati numva inyuma yatuje ngo bari bene data usangiye kwizera ngo ndi kugirwa Patimo ku munsi w'umwami, numvijwe inyuma yanjye mpindukiye nikubita hasi. Yesu aramubwira ati ntukinzanye bwa mbere, watinyaga urupfu ntugipfuye, dore ifunguzo. Watinyaga ikuzimu ntukihagiye. Aya magufa reba y'inka n'inyamaswa n'ingona byihorera. Yesu amubwirira ubuzima mu rupfu. Inyungu yo kugendana n'Imana. Haleluya. Muri iyi minsi inyungu yo kugendana n'Imana ikubwira kubaho aho abantu bapfira, ikubwira kubona ibyiza aho abantu babona ibibazo, ikubwira ubuzima aho abantu babona urubyago, ikubwira kubona akazi aho abantu bafite ubushomeri, ikubwira kurya aho abantu bashonje. Ikigutuza aho abandi bapfiriye, iguhagarika aho badahagarara, ikuryamika aho bataryama, ikwicaza aho baticara. Ambwira ati wari ufite ibibazo bibiri, icya mbere ni ukuzimu no gupfa. Dore mfite ifunguro ndarufa na omega dore nazizaniye. Ndi kubyumva. Urugendo wagendanye na Yesu nirwo kwishyura nawe ugeze mu byago. Ambwira ati cya kabiri wandike ibyo ubonye. Andika. Yari yanditse ko abonye Yesu, yabonye Yesu abandi batamubonera. Kabiri wandike ibigiye gutuma ni abantu. Gatatu kwari ukwandika azasubira i Yerusalemu, nta muntu wavaga aho hantu. We yarahavuye kuko yabahuye urugero rw'ibitangaza ufite nizo mbaraga ukunda Yesu. Ngo urugero nk'ubu ngubu twivugira akazi kacu, udakunda bino bintu hari ikintu byakumarira, hano ibyo wakora. Ariko iyo akazi ugakunze ukagaha umwanya ikakumara imbeho cyane rwose. Iyo akazi ugakunze, buri ikintu cyose ukunze ukagiha umwanya nacyo kiraguhemba rwose. Yego. Nk'ubu tuvuge nk'urugero, ndamutse dukorana harimo nk'ubucakura, ubu ku wa mbere wajya uhatekereza. Ariko nibwira ko burya sinzi indi gahunda yacamo ku wa kabiri, sinzi yo kuyambira ko yakura. Ahubwo toya cyakora ndaboneka nyuma y'amasaha runaka. Kubera iki? Ni uburyo ukunze ibyo ukora, nk'amacanoza aya ngayo. N'uburyo nabyo bigukunze neza. Yego. Ariko bigukunze bagize gute? Nabikunze. Tutabikunze ngira ngo virusi zabiriye, ubundi ukabinkorera ukuntu nabi, nanjye ukasikiza ndarwana n'iki. Urumva rero uburyo ukunda ibyo ukora, urukundo ukunda Kristo. Yego. Aramubwira ati rero ntugipfuye. Ndashaka kubwira ijambo rikomeye. Imbaraga wakoresheje mu kugendana na Yesu nizo azakoresha mu gutabara uri mu byago. Ntabwo ugipfuye. Atandika. Ati niwandika abakwambaye, abaguhemukiye, abakwimye ibiryo ushonje, abakwimye isombe, bagurika tabura. Andika ngo mbonye Imana aho abantu bapfira. Hari intumbi shyashya, izakera, amagufa yumye, ibikoko biza kurya gusa. Kuko Yesu mwagenda. So burya ibitangaza mu rwego ugeramo bingana no kumwamakora. Uko ukunda ntacyo wamwima. Sibyo? Wewe ukunda ntacyo wamwima. Murambaza abantu ngo ikimenyetso cya mbere cy'umuntu agukunda ni iki? Nuko aguha umwanya. Burya Jerry no kuri. Nengeze ngo nuko aguha iPhone Pro Max. Yuwe ntago gukunze. Nuko agupostinga. Reka ni ibinyoma. Yego. Ntabwo uramuntu ashyira ku indirimbo ngo urwo ngo ukunda, ntashyire ifoto y'umuntu. Kugira ngo mwese arabakunda. Ubonye wese yumva ko ari oya mbimenyeyo benshi mu byinshi n'icyo ukunda umuntu wese akumva niwe kumbi wafite uwo yabwiye bakishushanya. Upostinga umuntu, kumugurira iPhone, kumugurira imodoka, ntago urukundo. Ikintu cyerekana urukundo ni igihe umuntu aguha mu buzima bwe.
cyane kandi agukumvise. ni igihe ikintu cyerekana ko umuntu agukunze ni igihe aguha mu buzima bwe. Kabiri ni ukugutega amatwi. Ushobora kukuburira umwanya avuga nti sore simbonetse ariko mu kanya ndaza kukureba. yego Kuko ushobora kugira ikibazo umwanya ntawe ufite bibaho ariko mpita nkumenyesha ngo nse ryari. Akaguha umwanya. cyane Kabiri cyane. akagutega amatwi. Gatatu ntakwakize ntagushyiraho amakosa Ntagushyiraho mu amakosa. bibazo, akakumva muri situwasiyo urimo. Kandi ikindi akakubabarira bingana n'uko agukunda. akakubabarira bingana Bingana n'uko n'uko agukunda. ahubwo ako kantu ni ukuvuga ngo imbabazi ze zingana n'urukundo agukunda. Ntabwo ngo jiri ngo ntuzongere. Sorry. Kaguha amatwi. Ntaguca mu ijambo. Ntakuneka. Ntabwo ari FBI. Ntabwo ari RIB. oya Arakwizera. Ibintu baguha ubuhuma amaso. Kuko twarabibonye baguha Pro yarangira ikameneka ntaguhinde. Pro Max nibyo rero nibyerekana rero Yesu rero ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo ubahoraho. amen. Yohani rero abonera Kristo mu byago bapfira aho abandi bapfira abona Kristo barwara. Rero urukundo ukunda Imana ruzangana n'ibitangaza bizinjira iwawe. N'urukundo ufashamwe abantu uzabona ibingana n'ibyo ufashamwe abantu bagomba kubimenyerega. yego Ntabwo ibintu by'Imana bacutiranya, ntabwo ibintu by'Imana ari inkono y'imvange. ni amahame n'amabwiriza. Hari imvange ngo mpa agatogo, ntabwo iby'Imana ari agatogo. Iyo wubashye Imana ukayikunda ukayikorera guhaye umwanya ifite iguha by'icyubahiro. Iyo wubashye abantu ukabagaburira ukabambika izaguha ibiryo ariko nta cyubahiro uzagira. Niba warambitse abandi nawe uzambara imyenda ariko ntuzaberwa. Hari abantu bataberwa nje tuvugisha ukuri. Ni ukuri hari abantu bambara ariko kandi binahenze akambara ibintu bihenze ariko ntabirwe kubera ko nyine yarambitse ariko nta mutima mwiza yari afite. Ifotorezeho bandebe wari uzi ko umwe bw'abera dukora ibikorwa cyane tunabikora bire. Urabona nanjye gufata amafoto ngo bagize gutya umuntu yashatse twayemo ariko hano ntabwo twayahajya. Unge hejuru y'isahani y'ibiryo ngo ifoto ni akantu koroheje cyangwa urumva rero abantu ibintu by'Imana ntabwo ari agatogo. Iyo uhesheje abandi agaciro barakaguhesha. Iyo uhesheje Imana icyubahiro irakiguhesha. Ibintu byose wakora bitari nk'Imana nyine uzambara use neza ariko iyi saha ntigura menshi ariko nyine ishyira ku kuboko usange nabayize nzungu kandi ikagura amafaranga make. yego kandi nene ifite yaguraga ibihumbi bingahe ntajya nambara ko yo narabitse. ni ibindi bindi. Urumva rero rero guha rukundo Imana ishimwe. Uyu munsi rero turimo turavuga ku nzozi byari binyuzemo kuko nabyo biba bikenewe. Urukundo ukunda Kristo rungana n'imirimo yagukorera. yego rero umuntu wese yagukunda mbere yo kwambaga inzozi uzi ko nabigenza abigenza ate mushomba arakwataka gute mubanaho nk'abataka bamugira ngo muri kibuga ko nakubuze uri hehe se kutandika ariko se uranasoma ntusubize wandiye sini wandiye byete ahora agushyiraho amakosa mbega arakwataka muri wowe uhora wisobanura. ase koko wandiye sini iyo sini barabizi yego ngo wasomye ntiwasubiza ariko telefone ni yanjye mbasha gusoma singusubiza si yanjye telefone ntabwo ari yawe ariko bimpatiriza uri hehe ko nako mbega ubona ko ari nk'umwataka ngwino urabona nari ngeze hano kuri Lagarete maze gushyirishaho inkoko ngwino turye wayishyirishaho wambwiye. Arakwataka akakubuza guhumeka akakwizingiraho kugira ngo agere kuri cya kintu ugukunda aguha umwanya araguteguza ntabwo agufatira aho akuboneye kandi ugukunda amenya igikenewe ntaha agaciro icyo umusabye. Umuntu cyari uri hehe ko nakubuze n'ibyo bikise kana kamara bavuga n'ikirere telefone yawe ntuyivaho wagira ngo uri umucuruzi ku buryo unabeshya ugatereka telefone hasi ajya kureba ikirimo cyane yajya kureba. Ufiteho umukozi w'Imana mwereka ifoto atireka ndebe warangara ugasanga yagiye no mu bindi. Yego nizo mbwira ariko ubundi kujya mu bindi gushaka miki ngaho jyamo
akira harimo iki none urayimwihera acukumbura umva arakwataka kubuza amahoro wariye saa sita wariye saa munani wariye umeze gute kutavuga sheri ishushu wese ni umuntu ubundi uwo muntu iyo mugumanye agukunda gutyo ari byo kunda guha umwanya Yesu yaduhaye umwanya rero uzi ko umuntu usenga umunota umwe ruti ry'amezi atatu ya buri munsi uvuga mwami Yesu mwami n'ubavuga amasegonda make Yesu ndi hano ntabara so rero mundu notwe nwaze z'icyubaro gutunganywa k'umuntu imbere y'abantu ikindi cya kabiri buriya nurota uri muri ya shikarete ukayitakaza ushobora kurya tucira abandi bazi ko bya chewing-gum cyangwa gucwinga ngiye guhekenya buriya ngo nibyaha abanyunguta no hari amagambo bakuvuze mabi yego undi se wicaranye n'umuntu nuka mu kanwa kandi ukamutinya bamukorera iki ajya kugura ka chewing-gum nkamwe akenshi umuntu atugenda undi ifata isafari ntukabura kutugendana chewing-gum ugenda twa shikarete tubomba burya ndikunde bigisha umuntu abaho umuntu akunukira ugenda ufata aho kugira ngo umubwire kakanwa nkaryo waguhaho nawe ukamuhereza ukabuvuza utavuze ukaba wicaye nyine cyangwa byose ni amayeri bashambuza ubwenge pe mugani wa mugabo nta kintu uvuze wangana iyo korogati yawe n'iki wowe kuvuga ibintu byinshi ugenda na gashikarete akantu n'umwe turi pasatine yo kugucura akira dusangire nta kibazo uba ufite ubwo urumva icyo gihe ufite uko ugiye kumuvura hari ngo kuranukira mu kanwa ngo ari ibyo uramukomerekeje umutima nawe hari igihe aba atabizi ko ushobora kunuka amanwa kubera ko urwaye igifu yego cyangwa ufite indwara zo mu kanwa burya n'ibintu bibiri burya igifu cyangwa indwara zo mu kanwa kuko hari abantu barwara igifu umuhumuro ukava mu nda mutameze neza urumva icyo gihe hari ibintu uvuye uwawe ntumucya kandi ugira ibirenge binukira no fata umwanya umuntu mwumve umurebe hari ibintu bitubaho no kurota umuntu umuha shikarete niba yiguhaye menya ngo hari amagambo bakuvuze ukeneye kurinda imvugo yawe ubwo nawe bifitemo uruhare menya icyo uri busabe no ushobora kuba ntabwo ubifitemo ariko abantu barakwanduje nk'umuntu yaguprovoka nawe ukisanga uvuga ati ntiwumva se ariko baradutega nshuti cyane azi ko umuntu ushobora kubaza ijambo afite irindi ari bugende ushyingiraho ushobora kubona umuntu aguhaye iyo chewing-gum cyangwa se aguhaye ka orbit ukaba uhekenya mu kanwa bivuze ngo hari impumuro mbi y'ijambo bari bakwitezeho ariko Imana iri kuye ku buzima bwawe muri make icyo uri busabe uri bugihabwe imvugo yawe igiye kuryohera abantu bose ijambo uvuga riragira agaciro noneho wowe yihaye undi muntu biravuze ngo muri wowe wifitemo amavuta yo gukuraho abantu icyasha babashyizeho wifitemo kugendana n'uwo muntu gusa byonyine watuma uhindura reputasiyo yiwe nka buriya tuvuga gutya nka buriya nk'ubugeri buriya ubona ko uzi ko uri umusore mwiza w'Imana ariko buriya hari ikintu gishobora kubaho ntubashe kwihangana burya hari umuntu ubaho wakora ahantu agahita avuga nabi pepe ukaba usa nk'ukoze simbizi ko bibaho ukaba yindi ari mu hari ahantu gato gusa wibeshye ukadomaho bakavuga ko atose n'umuntu baramucometse bigenze bite kano kanya bakavuga ngo burya nta mbabazwa arakazwa n'ibi runaka mugende mukora kumureba arahita kamera yizamuka bakaza bakayijomba ikaguruka rero umuntu aza guhereje cyangwa wowe umuha menya ngo rinda ururimi rwawe hari agatego baguteze kagusenyera byinshi shaka kuguprovoka nakubwiye ngo amaso arareba ntacyo yadutwara amatwi arumva ntacyo yadutwara amazuru arahumuza ntacyo yadutwara ariko akanwa kazana ibyago n'amakarimi kabi gasemera gasaya urakoze cyane Imana iguhe umugisha biravuze ngo nimvugo ikindi kuba urota nimugoroba ukabona umuntu mu nzozi wakundaga agufasha ukuboko murazamutse muteye intambwe biravuze ngo aho wari wicaye mu mwijima Imana irahagukuye ariko ibi byose ni ibintu bya prosperity byo kwaguka no gutera imbere mu buryo bufatika buriya gutera imbere si ukubyimba inda n'agatuza gutera imbere ni ukubyibuha mu ikofi mu mibereho no gukemura ibibazo ubundi amafaranga dukeneye nayi kandi bijyana n'imitekerereze ngire ngo mwese ubuhindura ndaza kubikubwira n'ubundi yego aho rero uvuga ngo wari waratsikamiwe n'amateka noneho Imana igeze gushyira ahagaragara kugira ngo wakire rya sezerano kuko utambukanye n'umuntu wiyumvagamo wubahaga kandi ukurusha
ubushobozi, apana kubona ukururwa n'ukurusha iki n'uburusha iki. ubushobozi ushobora kuba umurusha amashuri, umurusha ubundi ariko utamurusha icyubahiro n'imbaraga n'uburyo abayeho, ku buryo mujyanye wagira agaciro. Ariko wa muntu uzi ko ari munsi we ukabona agufasha, uhita utokesha, yego urimo urasubira hasi, akoze ko ari byo, urimo urasubira hasi. Ntabwo arimo gushyira ku yindi level. Ni inzozi zerekana impinduka mu kwaguka no mu gutera imbere. Ikibazo ni uko bitaza, ni uko urukundo ukunda Kristo nta ruhari, kuko yaravuze ngo nta kintu uzigera nkora ntabwiye abankunda. Inzozi yindi ikurikiraho yerekana yuko amayira yawe atangiye gusibuka. Kurota uhagaze ku muhanda, umuntu akazaguhera ifite ntayo umusabye, udateze amaboko, kwibwiriza agahagarara, apana igare, imodoka cyangwa moto cyangwa ubwato cyangwa indege. Bisa no kubona umuntu aguha ivarisi ifunze abwira ngo tugende, icyo bita n'umugisha uri abroad, nzabivuga nyuma, umugisha wo hanze y'igihugu. Ibyo byose ni ibyerekanaga ngo kandi ikikubwira nuko utabibabaza wabariza undi munsi, ni inzozi urota uri mu bibazo, nta kurya, nta kantu, nta mbega ni za nzozi urota nta hantu hatuherereye. ari naho umushumba abantu bazirota bari muri ibyo bibazo bakanguka ntibabone hari icyahindutse, cyangwa bari muri ibyo bibazo ko narose ibintu byiza kandi nkaba nzindukiye mu bibazo kabagatapa nayenzo. No kuvuga ngo ubundi situation y'uburimo ibiri very dangerous. Imana ibiguhumuriza ko hari icyenda kuba, ariko relationship yawe na Yesu ni ubusabane bwawe n'Imana na Kristo n'ubuye abyumvise. Izo nazo zigako ni lift, ngo ni uburyo ki wari warazinzwe mu bitekerezo, wari warahizwe mu bitekerezo, ariko Imana yopeninze, itangiye gufungura inzugi. Yego, Imana iguha umugisha. Ndacyazivuga. Aha turimo turavuga uburyo umuntu agaragara. Indi nzozi nziza cyane njya nkunda, urota uri musarura, babyita mu Kirundi gusoroma, gusarura, yaba imyaka, yaba imbuto, icyo ari cyo cyose, kabone nubwo hatari umurimo wawe, yaba ari mu kw'abandi, ntacyo bivuze. Nuvuga ngo mu kw'abandi ho biba bifite ikintu kiremereye. Biravuze ngo ni umugisha ugiye kubona uvuye ahandi, ugiye kunganira uwawe. Yego, kandi rusarura ingano. Hari uwambajije ngo se ngo n'ibishyimbo n'ibinyampeke n'ibinyamisogwe nyaboneka. Ibishyimbo, soya, ibinyamisogwe, ibinyamiteja niko babyita. Ariko usarura ingano, amasaka, ibigori, ubwo ni by'ubukire kimwe n'ubuki n'ibindi, ariko urumva ni ya favor uhawe. Ikindi kurota uhagaze hagati y'umurima w'ingano cyangwa hagati y'umurima w'ibijumba, w'amasaka. Hari umuntu ashobora kurota uhagaze ahantu hari umurima, ukabona umurima ureze cyane, cyangwa ukabona haracyari bito bitarashibuka, ariko uko umurima wose uhari biba bivuze ngo amaboko ye ntazaruhira ubusa. Dore igihe waruhiye ubusa, ariko birahindutse noneho. Ni inzozi z'umugisha, kandi niba ndifuza ko zisohora muri iyi minsi. Amagara tuganire. Ati ntitukubona nyine ntumbona kubera ko bituhamagara uwo mwanya, banza wandike. Kuki unese wibaza ko mba nicaye ndi kuri telefone, abandi bakanambaza ngo se ni pasiteri tuvugana ngo cyangwa nundi. Reka mba ari impungenge. Nimero yanjye nta secrétaire uyifata, ni wowe ubwawe. Nimero yanjye ntago umugore ayifata, nimero yanjye nta mwana uyifata. Numbaza ngo ngese niwe pasiteri, hari uko nzagusubiza bizakubabaza. Nimero yanjye bari yanjye, ngo numva nijwe ari wowe. Nta gahunda bafite uwo muntu, ntabwo ari ibyo. Wigerageza kubipa baza abantu, kuko uwo mwanya uriye hari undi uwukeneye. Rero uri muri uwo murima cyane cyane waba kumpera, kuntangira no hagati. Ariko iyo uri kumpera bivuga ngo imirimo wakoze ugiye gusarura. Iyo kuntangira ngo kuntangira utangira ukora, iyo uri hagati rero nibana hirya no ku ruhande. None baze kurota ugaburira abantu kandi wabura nta biryo ufite mu rugo, ukarota uri gusavinga abantu ibiryo, wowe iwawe mu rugo waburaye. Birasobanuye ngo urwaye rugiye kugira ibyo kurya bihagije, Imana irakwibutsa. Yewe ni inzozi nziza pe cyane. N'Imana yambwiye kino cyuno kuzibwira abantu, ahubwo kuki ibyo byiza bitazi, kuki hazi ibibi. Ibi nuko byo biriza, none se ugira ngo urwuri rukeneye ko ruhingira.
oya urimeza ariko kugira ngo mu bukuri ukeneye ko uhamagara udashyira umutima urizana ariko hari ibyiza bigomba kuzana. So Imana ibaha umugisha bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. turagushimiye cyane mushumba nawe wakoze, amen. Merci.